yari gufata riske kubera ko nk'umugabo akava muri Amerika akaza akamushaka arangiza akamujana ntawajanye umufiance tibiba ntibishoboka kujana umufiance yaramwambitse impeta maybe barasezeranye mu mategeko nk'umugore wiwe. Ubundi ni gute afata amafaranga nk'ariya akayaha umukobwa ngo nakiranzira ahubwo n'undi nta namukunda uziranzira ukuntu ari inzira yari iteye ubwoba uzi ko nawe afite abagore bashatse banze kubakisha iranzira kandi bafite ubwo bushobozi banze kubakishamo ngenda bazi benshi bakaba batereka reka ntabwo nakwemera ko ukiranzira nkuko iranzira ni risk uko nubundi nzakudekarara. Ya twongeye twabaramukije aho muri hatandukanye mwe mwese mudukurikira mumeze mute ino natwe turaho tumeze neza turi kumwe n'abasore hano bameze neza bafite itoto ni nkaho nta kibazo mufite wa n'abagabo wa kurabita abasore vuga ngo umusore umurimo umusore numwe ingaragu irimo hano ni imwe ari nk'umusore umwe wicaye mu bagabo Igihe cyose kigomba kugira Paulo nivyo harimo umwe wakurikiye Paulo uriya Paulo buri kinyejana cyose kirira Paulo wacu. Aha habayeho Paulo wa kera noneho ubu ngo hariho Paulo w'uyu munsi wa none hariho na Paulo wicaye muri aba tugiye kugirana ikiganiro. Paulo rero ni uri gukora imirimo yose nta kindi kintu asigariye ngo Yuda baramubashije ngo Yesu ninde tumufate niko hariya ntawe ari kwemera Yesu yariyemeye ati ni jewe ariko nta wundi wari kwemera bose intege nke mumeze neza ariko turakomeye murashima Imana n'amahoro. Nairobi bamereye ite? Nairobi ntari biryaye mugani w'aba bantu baho hakurya. Nairobi ni nziza turayishimiramo Imana turaryama bugaca tukarya nibisanzwe n'ubuzima nyine nk'ubundi bwose mu bigaragara nuko bimeze neza. Ndagira ngo mutangire mwibwira abadukurikiye hari benshi badakunze gukurikirana bino bintu hari ubibonye ari uyu munsi hari undi uzabibona hashize iminsi ni byiza yuko baza kumenya abo bagiye kuganira baribo. Wenda ngiye abantu benshi bamaze kumenya ni Eric nkunda abantu kuri Jonathan TV show. Yes. Nkuko mubimenyereye twongeye twagarutse nkuko babibona twazanye abashitsi benshi baje kutugezaho ijambo kweli nabo batanga ubutumwa kandi bugere kuri benshi ndetse n'abatumirwa baje kuri Jonathan TV show no kuri Blessing TV nukuvuga ngo numugisha abantu baze gukurikirana kino kiganiro hari byinshi biri buze kuvugwamo kandi biri buze gufasha benshi n'ubundi nkanjye ndabizi ko bamaze kumenya ariko wenda abatumirwa dufite hano hari abatabazi nibo bashobora kutwibwira kugira ngo abatabazi babashe kubamenya. Asante cyane bampera indangurura amajwi bimeze bite musaza? Aho gufatwa guma gutya uko muri ni sawa tumeze neza cyane. Asante abantu badukurikiye ngo barifuza kumenya uwo barimo baganira wari we ndagira ngo naje ndahazwi nuko ntaraje ahantu kumugaragara ngo bambona ariko basanzwe bambona basanzwe bakuzi cyane nuko batarakumenya. nitwa mu rugo batanzi nyine baje vuba nitwa mu Rwanda Shaka Samson ni data. Ni mwivuge Kinyamurenge wa siko kwisi Kinyamurenge abahungu abanyamurenge muhuri yanga murivuga Kenya ndi umugorora dumwishwa basinzira babayira data yitwaga Samson sogokuru yitwaga Bunduguru. uri umuko wabaki cyangwa ukoye nkaba nshatse umugore umwe umugore nyine abantu bazi hariho n'undi batazi
umugore abantu bazi n'umwe dufitanye abana babiri b'abahungu. Okay. Arakoze cyane. Turishimye kuba hano no kugira ngo tugire icyo twavuga kubiriho ubu ngubu. Mugire icyo muganiriza abaturage. Tugire icyo tuganira n'abasaza hano. Reka twumve mugenzi wanje. Okay, murakoze kunyakira kuri channel ya Jonathan TV and Blessing TV. Twaje hano kugira ngo tubashe kuganira kubyo byose muri butubaze, nta kibazo turi ready gusubiza. Muriteguye cyane gose. Ibibazo society ifite mufite imbaraga zo kubisesengura muri aka kanya. Icyo ntugisengere kirasubijwe. Ahubwo gusa cyo twagusaba na amaturo. Okay. Abadukurikiye ndabizi. Kuba tanzi nitwa Nshimimana Simeo. Aba ndumugabika. Yes. Aba umwishwa abatware. Data yitwaga Simeon Sebayoke. Aba umwuzukuru wa Mahugano. Mahugano Mikaeli Rutogwa hano. Urumva n'umusaza rufite amazina menshi. Nuko. Nanje ariko ni menshi. Murabanyabyura. Oye twe ntago turanyabzura. Hajya niwe munyabyura sha. Niyo mpamvu ufite amanyama menshi. Twe turabanyakivu. Imfura. Buri abantu bazanye ibintu byinshi nyine byo gukipembeni abanyabyura. Kandi ngo ntibazabimfura be na gato. Abagabika amakuru mfite nuko ngo aribo batanduye igihugu iriye. Ari namakuru y'umusaza Serugabika. Ngo yaratuye harya Icyangugu. Yes. Ngo arangije ngo arafite inka nyinshi none akabura ahantu aragira. Musere karagahugu kaza kaba gatohe. None numva inka zaragendaga zikaja kuri Rusizi hose zikarisha zarangiza zikabona hakujya hari ubwatsi. Arangije aravuga ati ariko ubundi se wakwambuka. Arangije ari yambukira. Yambutse inka aravuga ati ahanga nta hantu sinakongera gusubirayo. Nuko itatura hariya asubiraje gufata urugo rwiwe nabandi bagenda bamusanga gutya. Agenda abwira abandi amakuru. Yababwiyaga amakuru kandi buri arazi kuvuga n'amakuru. Abagabo bakera bari imfuraga ndago ari nkaho ngo basigaye baribwa kenyege. Uziko ibyo bintu uvuze byo kuribwa kenyege. Hari amakuru amwe ameze kundu namwe yabagezeho. Ko turayakandagira. Ko murayakandagira. Twayakandagiyeho. Ariko nyine bira bintu gusa ni ikizere nyine abantu basigaye bagira gusa kiri mu kirere gusa. Ariko ubundi se wakwizera umwana w'umuntu gute kandi na Yesu yaravuze ngo ntimukizera umwana w'umuntu. Ahubwo gani mbaruko ahubwo abagabo bo nyine barimwe abagabo b'imfura cyane. Oye ntabwo ari ubufura. Ubwo n'ubugware. Mpera Shaka yambwiye ngo afite umugore umwe akunze cyane pe biteye ubwo. Nawe abyumve hano kuri kamera ko ari cyane. Ndamusohoje cyane. Imana ishimwe. Hanyuma hari inkuru imwe irimo ivugwa hari hakurya. Umusore yakunze umukobwa aramukunda mwimariramo wese. Arangije aravuga ati aho ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuvuga ngo nzaje gukora ubukwe muri Afrika bishobora kumpenda cyane kuruta uko nafata amafaranga menshi cyane agera mu bihumbi 12 by'idolari nkayamwohereza hanyuma agaca inzira zishoboka zose akansanga hano hanyuma yansanga hano tukabana tugakora ubukwe tukabana bitansabye kuvuga ngo ngende nkora ubukwe muri Afrika musigeyo biki ibintu nk'ibyo umusore wabikoze atyo hanyuma umukobwa yagerayo akamuhemukira. Ufite amakosa ninde? Ni umusore niwe wakoze amakosa cyangwe n'umukobwa? Ndagira ngo Shaka tangira tubwira. Gukunda nta makosa arimo. No kuba wakwita kuwukunda nta makosa arimo. Ariko umuhungu arimo uburangare. Ntabwo mfata amafaranga ku muntu ntazi just twavuganye gusa ngo mwizere muha amafaranga ibihumbi 12 by'idolari ntarahi iwacu byenda. Ntabwo mvuze ko atayatanze iwabo. Yes. Maybe birashoboka ko atayatanze. Nongeye kuyaho umukobwa ngazansange. Niwe wa mbere wabuje gukora ubukwe muri Afrika. Nicizere.
icyizere gishingiye kuki? gishingiye ku rukundo. Nta rukundo rugira icyizere. None se urukundo ntirwizerana? Okay, icyo ni icyizere ciwe. Habe na Bibiliya zivuga ndagira ngo rwiringira byose. Uriringira twiringira Imana gusa. Naho umuntu wundi uri we wese ntago wamwizera ngo bizacemo. Nibyo ntago byacamo. Muri make wewe ntiwemezanya n'urwo rukundo? Ntago nemeranye n'urwo rukundo. Nimba kuko byari byo ko bakundanaga, yari gufata riske kubera ko nk'umugabo akava muri Amerika akaza akamushaka arangiza akamujana. Ntawajanye umufiance tibibaho ntibishoboka. Kujana umufiance yaramwambitse impeta, maybe barasezeranye mu mategeko nk'umugore wiwe. Ariko just gusa ngo bizarre ngo mu muyaga ngo baravuganye ngo ni fiance, umukobwa yamukoza akantu. Oya. Wewe umukobwa hari kuravuga ati wa mukobwa nta makosa afite, kimwe naje nuko yontegera nkagenda nashika simushime nkamubwira ati ntago bivamo. Kandi kuba yangejeje muri Amerika ntibivuga ko no mukorera byose ibyo ashaka. None bo tukiri kuri aho turaza no kuhagaruka. Hari n'abandi, hari izo ngero tugenda tuzumva kenshi. Noneho zugenda ari umugabo cyangwa ari umugore yewe baranasezeranye. Yes. Hanyuma yagerayo nubundi akamubwira ati cyane intego yanje ko ari ukugira ngo ungeze muri ibi bihugu by'amahanga. Ibi bintu bitandukaniye Hempera Eric. Ntaramuha reka mbivuge gatoya. Ibyo bintu bibiri biratandukanye. Njewe narashatse. Umugore akagenda yarashika kanyihakana. Ntago bimeze nk'umuhungu utarashaka. Just gusa ngo yawe umukobwa amafaranga ngo amusange ntibishoboka. Urumva ko harimo trust y'ubwana idafite icishingiyeho. Kandi ishingiye ku rukundo. Urwo rukundo just urukundo niki? Rukundo ni icizerane. Ni kwa kutwizera ngo twizere Yesu ngo nukwizera ngo bitagaragara ngo bizagaragara. Rukundo ntibisaba yuko umugore n'umugabo bagomba kuba bizerana. Bose umugore n'umugabo avayo kugira ngo mubane noneho mu nzimwe nk'umugore n'umugabo. Bitangirira mu kundana no kwizera. Aho ngaho akandi kabazo, ugomba gukunda gute? Ni gute tugomba gukunda? Kagira inkuru. Katubanze twumve ico Eric abivugaho. Noneho iki ni ikibazo navuga ngo kinini cyane kandi kiri kugenda kigaruka. Uku guhemuka k'uyu mukobwa yahemutse yagiye ndetse n'uburyo yari umutipe yari kuza bagakora ubukwe. Yes. Umukobwa yagerayo n'ubundi akamuhemukira. Biravukana kubera ko n'ubundi ni kigaragaza ko umukobwa mu mutima we ni ibintu yagambiriye mu gihe cyose, kandi bigaragara ko saya amafaranga yonyine yamuriye. Bigaragara ko yamuriye amafaranga menshi. Ko turavuga ya 12 kubera ko ari byo abantu bagaragaza ko igihe yamutegeye. Ariko reka turebe mu myaka hafi igera ngo kuri 4 nimba atari 3 bakundanye. Hafi 5. Iyo myaka yose umuhungu ndibaza ko ashobora kuba amaze nk'imyaka ndagira ngo nk'itatu nimba ntibeshe muri Amerika. Nuwangu iyo minsi yose bakundanye, nuwangu yagazamuha amafaranga kandi atari make. Ayo mafaranga yamuhaga niba yashira murasanga ahubwo yarariwe hafi nk'ibihumbi 20. Ubwo n'ubuhemu umukobwa yari yaragambiriye kera. Kubera ko already umukobwa agaragaje ko nta muco afite. Kubera ko twebwe iyo dusubiye inyuma mu Kinyamurenge turebe mu muco wacu, umunyamurenge mbere kera baranagushimiraga utanamuzi kubera wa muco n'ubufura. Ukagenda nyine ukamushaka kandi ukamukunda mukabana mukabyarana nuko nuwanga. Ariko ubu nyine siko bimeze. Ubu nyine umuntu arikundira. Nuwango rero umuhungu yarikundiye agira icyizere cy'umukobwa yakunze,
amwoherereza ifaranga yizera ko nagera hariya bazobana kuko bagiranye amasezerano ariko amasezerano atanditse yabo bombi bagiranye ni agreement bagiranye bombi baravuga ati wowe ni nkuzana ukagera hano tuzokora ubukwe umuhungu navuga ngo umuhungu we yagize icyizere yagize kwizera kandi habe na biriya nuko abantu bazavuga Bibiliya ntitubuza kwizera kutiringira ntitubuza kwizera umuntu itubuza kutamwiringira umuntu no mwizera shaka turi kumwe hano ni inshuti yanje ngomba kumwizera yompemukira ariko ngomba kumwizera ariko sinomwiringira so rero kuba yarizeye ni igihe bari bamaranye umukobwa yari yaramweretse yuko akunze umuhungu bituma umuhungu avuga ngo reka aya mafaranga nyime bene mama nyime data na mama ndeke no kububakira yari kuba yarabaguriye n'utuzu reka uyu mukobwa nakunze w'abaki muzane kugira ngo azaze tubane ibyo byose yabikoreye kubera gukunda umukobwa ariko umukobwa aramuhemukiye jewe umuhungu nta makosa afite kuba yarizeye nta makosa afite umukobwa afite amakosa cyane nimba atari yarashimye yari kureka kubera ko ahemutse niwe ufite amakosa iki kintu kirumvikanamo ibintu bibiri kubaje impaka bamwe bati umuhungu agomba kuba yararangaye abandi bati ntabwo umuhungu yarangaye ahubwo habayeho guhemuka ku ruhande rw'umukobwa ndagira ngo tugende kwa Simeho njyewe nababwiye ngo tubihuze mu bintu bibiri hari uburyo umuntu ashobora kudekarara cyangwa se gushakishiriza inzira zose zishoboka fiyanse kuko byanga bikunda ndatekereza yuko bariya bantu bombi hari hariho agreement yuko ari abantu bakundanye bateganya kubana byaba byaragombaga kunyura muri iriya nzira byanyuzemo cyangwa umuhungu yaragombaga kuza hano agakora ubukwe hano cyangwa yewe bizanamukundira ari uburyo bushoboka akaba yamudekarara n'ubundi akamusanga iriya nje nkibaza hari uyu mugabo cyangwa umugore ushobora gukundana n'umuntu wenda uri hanze hari benshi bavuga ati abantu b'iki gihe bakunze inyungu noneho wenda umuhungu akaba yakunda umukobwa cyangwa umukobwa akaba yakunda umuhungu iriya ariko muri we yumva koko atamukunze ahubwo ari ukugira ngo amugeze muri Amerika cyangwa Canada cyangwa Australia hanze mu yandi magambo nje ni nk'iyo shusho numva kino kintu nkireberamo ni gute muvuga mwebwe mukabanga ahubwo umuhungu yararangaye oya je rero ukuntu mzumva sarene nabonye modemu yagiye akata ku ruhande inkari gushigikira umuhungu kandi nje ndabona umuhungu niwe ufite amakosa umukobwa nta makosa afite ariko yo baramutse baguhaye amafaranga nkari amafaranga 12,000 nimba ari 12 yabonye wenda 12 ni byabonye cash yes ubwo umukobwa atwara 10 kuko turabizi ko ziranzira zariko zigendamo ni 10,000 wenda ibindi bibiri akabisigira abavyeyi nawe agasigara babaho neza gusa amakosa ahari ni umuhungu ubundi ni gute afata amafaranga nk'ariya akayaha umukobwa ngo nakiranzira ahubwo n'undi ntanamukunda uziranzira ukuntu ari inzira yari iteye ubwoba uzi ko nawe afite abagore bashatse banze kubakisha iranzira kandi bafite ubwo bushobozi banze kubakishamo ngenda bazi benshi bakabatereka reka ntabwo nakwemera ko ukiranzira nk'uko iranzira ni risk kuko n'ubundi nzakudekarara igihe cyose igihe kizagera uzagendera icyo gihe ahubwo uriya muhungu ikintu yagombaga gukora uriya muhungu yagombaga kuza nimbaje no muri Afurika yamara kuza agategura ubukwe nk'uko abandi bazabutegura bagakora amakwe none se ni ikihe cyizere yari afite kugira ngo sibyo yohereze uriya mukobwa ayo mafaranga none se umukobwa icyambere ntibigeze baja mu murenge burya izo ni factor ntibigeze baja kwa noteri
no mu babyeyi ntibagiye n'ibintu biri aho ngaho mucuka gusa kiri aho ngaho gusa ngo bumvikanye gusa kumvikana ushobora gusanga mu babyeyi baragiye ihari kandi ubundi bavuga ko amasezerano ni agreement iba yabaye ariko ikaba ifite abatemwe ifite abantu babiri sibyo cyangwa barenze babiri abahamya bityo kintu avuga ati kanaka amafaranga naya ngaya ya ubu nicyo cyambere nawe kuvuga ati ngo narakunze warakunze wate uwo ngo nyuma ya Yesu uwo ngo niwe numvise wa kabiri uko no kuvuga ngo napfiriye Yesu yapfiriye itorero kandi n'abandi bari gupfira abantu ndagira ngo shaka banza tubwire shaka ngabanza njewe hari ico ntarimo nemeranywaho nawe na Simeho nje nababajije ko murimo muvuga ngo uyu muhungu aba yarabanje akaza hano agakora iki agakora ubukwe nta ngero murumva noneho zabaje bagakora ubukwe ariko tipe cyangwa tipete yagerayo akavuga ngo twamenyaniye kuri mtandao lakini bwana mimi sitakupenda tuzaranyabo unyemerere noneho ntangire nikundire umutima wanje ukunde cyane hariya twahujwe n'inyungu abo nimba mwarabumvise kubera iki mudatekereza ko n'uyu nguyu ariho twavuze arimo ibintu bibiri aho ngaho yes kuba naravuye muri Amerika nkaza ngakora umurenge just icyo ni ikinyemerera ko umugore ari uwanje 100% anashitse akanyihakana family amukurikirana icyo ni icyambere icya kabiri kuba twarasezeranye ari umugore wanje mu itorero mfite certificate ikanisa uwo ni umugore wanje uwo ni wa wundi bibiri ivuga ngo afite umutima wakahebwe uwo ngo afite umutima wakahebwe uwo mugore afite umutima wakahebwe n'abantu batagira common sense ntago bakoresha common sense zabo umutima nama wabo ntago bawukoresha ariko just fiançailles itaragiye mu babyeyi aho biratandukanye itaragiye kwa noteri ntaka ikaratasi bafite ko basezeranye aho ngaho ubwo rukundo noneho just muri kino gihe ni gihe cy'inyungu ubu ngubu tugeze mu gihe cy'inyungu cyane abantu twama twicara nyine twemere ngo timupfe gukundana gusa biri aho tunda ariko ufite fact ugenderaho yes kubera ko uzareba abakobwa bo hanze bakunda abahungu ba hano nk'abahungu bashaka hanze bano abakobwa nyine bari hanze arakubwira ngo tugomba kugira gutya na gutya nije uzatanga amafaranga yo gukorera ubukwe kila kitu nawe tugomba gukora kino na kino nagande bari umungu nzi hano nagazandeba aya masaha ni sangana saa 12 n'igice akagombye kuba yari atashe ari mu rugo nubwo mwaba mufite inama imeze gute nimwe mwamukora ikihe gikorwa kimeze gute arakubwira ati bro ndatashe ari wenyine mu nzu ntashobora kwandikira umugore message amubwira ati ndi mu nama just ndindira gato yangere mu rugo ibyo bintu ntabwo yabyumva izo ni fact z'urukundo bitewe n'inyungu bahungu bakobwa bazi ko namure kurabyenda arakora ibindi batumvikanyeho agreement ni inyungu buturi mu gihe cy'inyungu rero gufata amafaranga nkaye ngo yahaye umukobwa utizeye mutagiranye amasezerano abahungu baba bakunda muri iki gesha tukansebye we turi kumwe ndakwizeye mukunde ariko mugire fact mugenderaho ubu mubwire ati nje nzaza amafaranga ntiyarayiwe 12 uko hano ari gukoresha amafaranga ngahe noneho mu Buganda izo ni miliyoni zingahe ni billion ahubwo yari kurenza miliyoni 5 tiba amafaranga ari menshi ariko akora mutike agakora n'ubukwe bwiza cyane gusa nyine uribwa nyine azaribwa nyine ariko yihangane yakoze amakosa tumwihanganisha muri make hanyuma uyu mukobwa wahemutse ari rumwe nawe ibintu bibiri naho ntabwo tumushimye ngo yahemutse ntabwo yakuba ku rugo n'ubusanzwe birumvikana ko twamugaye ni ukuri pe niba ari inyangamugayo kubera ko yagize amahirwe umuhungu akamugeza hanze yakagombye kuba yamwisha amafaranga ye ya nanje ni nabyo ndavuga nti yes urukundo nimba batari baziranye umukobwa yagombaga gushika yamukubita amaso akavuga ati umutima wanje ntiwagukunze nubwo wamfashije
ukakora iyo bwabaga kugira ngo ngere hano ariko sinagukunze. Ubwo ntagukunze rero dore umutungo wawe nguyu. Yashoboraga kuko nubundi biriya yakoze ntekeza ko ari byo bibi cyane, yashoboraga no kumubwira hamwe ati reka menyere gato tuzaba dukora ubukwe. Ya mafaranga mu gihe gitoya akaba yakorera akahamagara n'abafamiliye niki akishura amafaranga cyane ababaye imfura akaza aho ngaho. Kubera ko n'umuhungu ntabwo twamugaye cyane ngo iwe kubera ko urukundo rwenda byenda yari afite yatekereza ko umukobwa byenda nashika aho ngaho aribwo bizaba ari byiza cyane. Iwe ntabwo nyine yarakunze ntiyashiramo gutekereza indi position yo kuvuga ngo ashobora kunyihinduka, ashobora kunjya amafaranga, ashobora kugira gute. Kino gihe ni gihe cy'inyungu, umuntu wese tuja town twese ariko ntubuze cyanjanye. Urumva shobora kuba nagiye janye na demu ari we ndi burireho amafaranga. Yes. Kandi ari inshuti yanje kumubona, ni inshuti yanje demu kumubona ngaho ariko no muri amafaranga mpera demu. Hanyuma twongere twumve demu. Bumvise ico aba bagabo barimo basobanura ko ndabumva cyane. Hanyuma bati uriya muhungu niwe munyamakosa yose. Hanyuma wowe uri mudefanda uyu muhungu, uyu mukobwa uramubona uti? Uyu mukobwa ndamubona, uyu mukobwa ntibiteye ubwoba nkuko yona kwica umuntu. Bivuga ngo uyu mukobwa abonye uburyo yica umuntu akabona icyo ashaka kugeraho yo n'umwica. Oyaye kandi ntubone ikintu Simeo yavuze mbere ngo abagabo yabicuritse, ngo abagabo bakera ngo bari imfura uburyo zari zimeze. Nubashatse kubica mu bintu by'amakuru ngo imfura zatagira imfura nuwa ngo imfura zagwaga neza zikizera. Imfura yarakwizeraga ikaba yaguha icafite cyangwa akagutiza icafite kubera ko akwize. Urumva kandi imfura ntiyahemukaga nkuko wompa ikintu nimba ungujije amafaranga cyane nimba umpaye ikintu ngombe ngire gute nkigusubize, niko kuba imfura. Ugufura si uguhemuka. Uranyumva neza? Nuwa ngo uretse ko uyu mukobwa nyini we nabuze nkukuntu no mwita yishu no muhungu niko kumwica. Ibintu yamukoreye yamwishe mu buryo bugera nko kuri butatu. Yamwishe mu buryo bwo gutekereza. Sinzi umuhungu ibyo ari byo byose ahantu ari. Amakuru turi kugenda dukurikirana nuko umuhungu ashobora kuba yaraguye mu nzu n'akababaro, ashobora kuba amaze n'iminsi adasohoka mu nzu aje ngo no mu kazi. Sibyo kubera ko yari yarakunze, yari yarigoye, yaravunitse mana. Akampani ziri hariya barakubwira amakuru yabyo uburyo bakora nkuko. Je mungu ndanamuzi, je yabaye hano ni Rwanda ndamuzi. Ni umutipe wihiringaga ukora kabisa. Nano ntiyabonekaga kubera ko yari umuntu nyine wihiringaga uburi mutuzi. Sibyo nuwa ngo arigora akora ibyo byose yirenza, nibyo navuze, yirenza famiye amaso kugira ngo agere ku kintu yifuje ashaka, ku muntu yakunze ashaka. Ahura na Delila umugushije muri buriya buryo bwo kumwica. Biriya bibamwita kumwica kuvuga ngo 12,000 inde ni muyumbe ni muyumbe. Urumva yatekereje kabiri, yatekereje oya. Urumva nukuvuga ngo rero kurumva uburyo yamwishemo nuwango amuteje ikisi, amuteje deception. Uriya muhungu azagira deception nini cyane ku buryo kugira ngo ubu nyine sinzi nimba hari n'umuntu yopfa kwizera cyangwa yonakorera ikintu kubera ikintu ahuye nabyo. Urumva ni kwa kundi uzi ukora ikintu utazi kugiye guhindura umuntu ukamuhindura ukundi kuntu, uretse Imana yonyine gusa yomutabara. Ariko kuri abamuhinduye nk'inyamaswa, sibyo amushize mu kantu. Nuvuga ngo ariko gusa iwabo w'umukobwa niba abantu beza nubwo ngo baba muri Afrika, ndeko numvishe yuko bashobora kuba bafite abandi bantu b'abafamiliye hariya bafata amafaranga bayasubiza umuhungu. Bavuga ati nta kibazo wagize neza uramuzana, wihangane kuba mutabanye, none amafaranga yawe wakoresheje ngaya mu buryo bwiza. Ndizera ko n'umuhungu nubwo yakunze ariko hari icyagira gute, hari icyamugabanukaho kumubabara afite. Ni hahandi reka kubwira arasigarana agahinda ku rukundo ariko akumutungo wo
nose kuragira ngo iyo misi amaze ari mu nzu ari nk'undi muntu noneho ashobora n'ihandi wumva ngo abantu biyahuye ushobora ugasanga umuntu yiyahuriye mu nzu ntari kurya araryamye ntari kugira gute kubera umubabara sibyo rero gusa nyine nawe aba umugabo nta kundi kandi nyine umugabo nuhura n'ibibazo nyine ariko akabasha kubisiporta ariko nanone uriya mukobwa wa mukobwa we neza iwe na wa wundi wavuze ngo muje kwica uriya mugabo mu mwaka gatungo akarima kiwe kugira ngo umugabo wiwe ashimishe umugabo wiwe ni the same. Ndagira ngo mbaze Simeo muri kinyejana abantu birinde kugira neza kubera yuko umuntu agira neza hanyuma agasa nkaho azizi neza yiwe. Uyu munsi uyu musore yagize neza ariko murimo muramuseka mumubwira ngo uyu musore ni indangare. Abantu twirinde kugira neza. Icyo nakubwira ntabwo uri umuhungu uvuga ngo abantu ngo birinde ngo kugira neza. Harase no kugira neza. Hariya umuhungu yari afite target, yari afite icyo ashaka ku mukobwa. Kandi kirasobanutse yashakaga kubaka. Reka ngenda ashaka gukomeza mureke nkomeze iryo jambo mbabwiye. Urumva uwo muhungu ntabwo ari kuvuga ngo nukugira neza. Ugira neza nikiga ushobora gufata. Nose kuki atafashe muri umuntu wiwe ngo amujane. Ukora mubuze muri umuntu wiwe. Ahubwo nuko yashaka kugira ngo uriya ni yamasezerano ngwa rukundo mwavugaga. Iwe yarakunze. Amaze gukunda yizerera gusa mu rukundo gusa ruraho ngaho gusa. Nje navuga ngo ni mu mwuka. Kweri ki mubyita ngo ruraho ngaho. None ahubwo yizere mu rukundo ruremereye rwari mu mutima we. Bigeze basezerana. Basi yakora n'umurenge basi. Yakora n'umurenge. Byibuze yakoze umurenge, sibyo twari kuvuga ati mu mategeko yari afite proof. Akavuga ati umukobwa naramukunze ni umugore wanje. Dore hano n'amasezerano dore n'igipapuro cy'umurenge. Yes, twari kukurikirana umukobwa. Ariko hariya umukobwa aravuga ati okay ngiza amahirwe mbonye umuhungu woroshe ampaye udufaranga reka nanjye n'ikiri nonzira nigendere nanjye njye gushaka ubuzima. N'ubuzima umukobwa yagiye gushaka. Wenda nuko muri kumukiraho iteka buri yarige kizagera wenda ari amafaranga azagenda yishura buhoro buhoro. Ntabwo twamukiraho rubanda. Simeo baza bavuga ngo indowa ni amasezerano y'umukobwa n'umuhungu bagiranye ya yandi mwaganiriye wa munsi mukemezanya ko mugomba kubana. Nukuvuga ngo nimba muraganye mukavuga ngo twebwe tugomba kubana. Nukuvuga ntabwo ntekereza kuri ya muhungu yahamagaye uriya mukobwa uwo munsi ngo amubwira ati yewe ndagukunda. Umukobwa nawe namusubiza ati nanje ndagukunda ngo uwo munsi yaba mwohereza amafaranga. Siko bimeze. Ahubwo nubundi ni nkawe uyu mukobwa yarasanzwe ategereje kuri ya muhungu agomba kuza hano. Bagakora ubukwe. Kubera ko basanzwe bagize gute bakundana. None uwo muhungu aravuze ati tikizamvana muri Amerika ikanzana muri Afrika tugakora ubukwe n'ibindi. Namara nkagusigaho. Nibyo bizoba bigoye kuruta uko nje nafata kayabo k'amafaranga nkayo. Kayaguha ukansanga hano. Noneho nyuma y'ubukwe tugakorera urugo nk'umugabo n'umugore. None uyu munsi mwebwe muravuga ngo bari bakundanye biraho mushaka kuvuga nibimeze bite? Ibyo ngibyo umbwiye uri kuvuga ibyo ni ibitekerezo byawe. Sibyo? Uko kuvuga ngo kumukunda ngo umuhungu ngo yagombaga ngo kuzaza. Nubundi yagombaga kuzaza ariko ntabwo yarazi kiri mu mukobwa. Umukobwa yari afite ukwiwe atekereza ibintu. Kandi umukobwa ntugira ngo umukobwa ngo kuba yaragiriye ngo yagezira ngo ari bwo yangira umuhungu. Ahubwo icyo yashaka imugeze iri. N'amafaranga. Ntabwo yamukunze umukobwa ntigeze akunda umuhungu. Umukobwa ntigeze akunda umuhungu. Ntigeze amukunda. Ariko yamuhishe ko atamukunda. Yes. Kuko ntabwo none se yari afite icyo ashaka. Umuhungu iwe yagendeye muri cyake umukobwa bikigihe sibyo arakuvuga ati ndagukunda ariko afite icyo gushaka. Uzareba benshi bazabita ngo nabake ngo nabakuze. Uyu noneho akakujya gusa yarangiza agacaho niho umugani usohoreye. Agacaho. Ngo nawe rero yarariwe. Icyo twakumbye kumubwira yarariwe yihangane wenda uri umukobwa namugirira imbabazi sibyo akabona ibyangombwa akabona nako kazi azagenda mwishura buhoro buhoro nta muntu uzuhemuka burundu. Shaka ko niko kanto ntamubwiye. Nubwo tutagiye kwinjira muri love story yanyu ariko umunsi muvugana n'uwanyu mutarabana ntekereza yuko wagezaho wumva
ko amaze kuba uwawe hahandi wumva ico waba ufite cyose mwagisharinga amani yaje nibyo wowe iyo ukunda ntabwo ukunda ngo ufite limite twebwe twashatse kera twebwe twashatse bino bitaraza mwashatse abakobwa bataraba bikiga batarahinduka cyane ndabeshye se oya baza bahemuka ariko ntabwo byari too much nk'iby'iki gihe barahemukaga ariko bakabihisha bikazagaragara nyuma ariko iby'ubu byagiye hanze. ariko uranyemerera yuko muri kiriya gihe mwari kumwe wumvaga mwasharinga buri kimwe n'undi twaragisharinze cyane none ni gute uhindukira ukagaya uyu muhungu wa sharinze umutungo hanyuma agahemukirwa uzi impamvu je nagisharingaga njewe iwabo bari banze navaga muri ghetto yanje hariya nkagenda iwabo nkaje kureba umukobwa iyo namuburaga kuri telefone yaratuye hafi ya iwanje kagana nkavuga ati ko nakubuze bimeze gute akambwira ati umukobwa arahari mu gikoni cyangwa araryamye kavuga ati ndamushaka none se bo ntitwabajije imiryango ariko mutekereza gute ko umuhungu ashobora kwishurira umukobwa iwabo batabizi ntekereza ko ibyo bintu bidashoboka zanga bikundi iwabo bari basanzwe babizi neza yuko wa mukobwa afite fiance n'igihe cy'urugendo bari babizi ko umukobwa ari mategerwa impamvu rero harimo amakosa y'umuhungu ni iki ngiki nimba iwabo bari babizi bataragiye ku mukobwa ngo bafate irembo cyangwa ngo basezerane mu murenge ni amakosa y'umuhungu mu murenge barasezerana gute kandi icyo yashatse gupuruvinga n'urukundo gusa no umuhungu we yaravuze ati ubwo ngize amahirwe inzira ikaba ihari reka njewe ndeke kuba ari njutega ngo nje ngo biki gihe twebwe ukuntu tumeze dusigaye twaritaye ku ba data bukwe cyane cyane ukumva ko ibintu byose ufite wabishyira iwabo w'umugore ariko bitagendeye ko utobikora ariko impamvu z'abakobwa abagore dushaka bakunda iwabo cyane bakakena ko turorora iwabo so natwe tubigiramo integenke turabashigikira rero amakosa yose azaza tubaho tuba tuyihanganira kubera ko twagiye kuba mabukwe cyane no kuba data bukwe kandi kwasanga yarafite n'abarumuna biwe uwo mujama yarafite ise na nyina cyangwa bashikiwe cyangwa barumuna biwe iyo abanza akabajana akazihanganira urugo oya kuba bafite abagore hano muri Afrika titubazi bafite abagore hano muri Afrika cyangwa abagabo ari ibyo ndagaruka kwa Simeo kuba yaramufite kuba yarafite ababyeyi afite barumuna be n'abashikiwe Simeo uyu munsi ndabizi nturashaka ariko inzozi zawe ibitekerezo ubu nyine aho biri gusa bitsimbaraye ni ku rugo kuribaza ngomba gushaka umukobwa umeze gute ngomba kubaka urugo rwanje gute ubu nyine uwo guhaka yabo k'amafaranga cyangwa ibindi niki mbere yuko uja kubaka kwa muzehe urabanza wirebe kubera ko ukeneye kuzura ukeneye kuba mu mwuzuro ntubanza ngo ugume gutekereza kubi wanyu kandi amani yaje oya ibyo uvuga nje ndakumva ubundi bavuga ko wemera ko kwikinda ari icyawe ari uko ugifite mu ntoki ubundi muri siyanse niko batwigishaga baratubwira ngo ubundi uzaza wemera ko icyawe ari icyo ufite mu ntoki icyo udafite ntabwo aba ari icyawe uko nuvuga ngo nanje umunsi nzashaka umugore sibyo umugore nzemera ko umugore ari uwanje ari uko twatahanye ubukwe bwarangiye uzarebe abantu benshi akubwira ko uzarebe nk'abantu gitifu yasezeranye gitifu yamaze kumusezeraniza mu ati uyu munsi abaye umugore wawe ushatse wamutwara ariko ntabwo umuntu yaba atarakora umurenge atarakora iki nuragize uvuga ngo ni umugore wawe reka uwo ntabwo ari umugore wawe ni inshuti yawe nk'uko n'ubundi yaba inshuti yawe ejo wamureka ugafata undi bigakomeza naho nuriya muhungu turi kuvuga tumwihorere rwose buri ejo bundi azaba yabaye umuzima azabaye muzima nta kantu kari buceho asubire muri kampani akora je inama namubwira nuko biriya yavyibagirwa
nyine nta muntu udahomba. Abantu benshi barahombye ucyuze ubona ucyo ari abagabo bage bahomba za miliyari na za miliyari, ariko uyu munsi bariho abyihorere biriya nyine zaragiye abikonsidere nyine nko nk'izanyazwe nka zanyazwe ruguru, cyangwa nk'uwafashijwe umuntu byibuze azavuga ati nagize nkura muri Afurika nkamuzana muri Amerika, zibuze nawe buri azaza avuga ati uzarebe. Ubundi baratubwira nkanje ngiye kubariza nk'urugero, ubundi barakubwira ngo ese ngo ninde muntu ngo wabwirije agakizwa, sibyo? Je mfite nabwirije arakizwa, kuri uyu munsi wa none ahubwo agakiza arakandusha. Uriya nawe rero nawe yakoze igikorwa, nawe afite buriya n'ubutumwa yakoze. Uzi gukora umuntu muri Afurika ukamugeza muri Amerika, uzi ibihugu yaciyemo kugira ngo anyure hariya, ntabwo ari munsi y'ibihugu 10 akagera muri Amerika. Ahubwo ni umugabo, nicyo namushimira gusa nyine agenda tuze aje kampani akorere n'ayandi azanajane n'abandi, ahubwo natwe azaza dutware. Demu turagenda tugana ku musozo. Kuri uyu munsi ibintu nk'ibi ngibi bikomeje kuvugwa kenshi. Bamwe bati inkundo ziri hubu z'abantu batari kumwe, navuga ngo ziri on distance. Bamwe bari yo hirya mu bihugu bya kure hakurya y'amazi magari, abandi bari ino. Benshi kuko ntabwo turi buvuge ko ari bose, benshi harimo kugenda bafokasinga ku kantu k'inyungu. Kuri uyu munsi ni yihe nama twagira abantu? Buriya ntago dushobora kujajinga bose ngo nuko bakunze a distance. Hari abakunda ugasanga nshobora kuba ndi hanze cyangwa se umukobwa ari hanze akankunda kubera ko tuziranye kuva kera, n'imiryango iziranye. Ibyo ngibyo wenda wakankunda cyangwa nje nkamukunda atari ukuvuga kuko si bose ba ari inyungu, kubera ko twagiye tubona ibimuga bikunda bazima n'ubu barabanye, bari hanze barabanye. So rero gusa nyine bagende bitonde mu bijanye no gukunda cyangwa se no gufiansana cyangwa se no gushaka abo bazabana, kubera ko iki ni igikorwa umuntu muzabana iteka akaramata, ni umuntu nyine ugomba kwitondera mu buryo bwo kumushakisha. Rero Dema arakoze cyane. Ndabona burimo bwira kirere cyahindutse. Kirere cyahindutse. Abandi nabo ni mumbwire wenda nko mu ijambo rimwe inama noneho mwatanga kuri ubu nyine. Ntago tuja kure y'uyu mugabo. Abantu bakunda bige gukunda ariko bafite ibyo bagenderaho, bakunde bashiraho n'imirongo ngenderwaho, kandi bave iyo bari ngo bategera abantu, baze basanga baje kuri tere basezerana mu mategeko, atwara umugore azi ko ari uwiwe officially. Yes, nuko bigomba kugenda. Umuntu azakora ubukwe ahakikishe ko umugore ari uwiwe, abone kumudeklarara amujana nubwo yamucisha Mexique, ariko azi ko umugore wiwe afite ibipapuro by'umugore wiwe. Bari ya noneho bari mu kugera hanze bo bakatandukana. Bari ko turabagaya cyane, barasezeranye bagata umugabo kubera ko yashitse hanze, ubusa apfuye atageze no kuri ayo mafaranga, kandi yaranze n'umugabo. Tubagaye Simeo, urasoza ubabwira icyo abasore n'inkumi bari kure y'abo bagabo. Ntakindi narenzaho nuko gusa icyo nabagira gusa inama nuko buri muntu wese agomba gukunda mu buryo bufite buri macuwa, ashiremo n'Imana, ashiremo n'amacuwa. Imana yo ndagira ngo uriya mutipe cyane we yari yashizemo Imana. Ntayo yashizemo. Kuko na Yesu yaravuze ngo ni mu buri ubwenge ngo nzagira ute. Nzobata ntakindi. Untamana yari yashizemo. Ya murakoze cyane. Ikirere kiradutengushemo. Reka dusoreze ikiganiro cyacu aha. Hanyuma ndabashimira kubwo kwitaba ubutumire bwacu. Abatarakora subscribe kuri Blessed Family TV ndetse no kuri Jonathan TV Show, nimukore subscribe maze mubashe kubona ibiganiro byiza nk'ibi ngibi biri mu bwenge bwinshi n'ubusesenguzi bwihariye. Hanyuma abatumirwa bacu mwakoze cyane, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Abahemuka nyaboneka guhemuka nta mugisha urimo, umugisha uri mu gukora ibikwiye gukorwa. Komeze mugire ibihe byiza.